Muraho nk'uko mubizi amazina ni Mwizerwa Benjamin, uyu munsi nkaba narebye nkasanga hari ikibazo kigaragara mu baturage cyangwa mu bantu benshi batazi uko wakoresha byifashe ku irembo. Hari uburyo tujya ku irembo bakadutinza bakanga kudukorera serivisi neza. Uyu munsi ndaje kugira ngo mbereke uburyo nawe wabyikorera byihuse, ubundi bwo ukagenda ukajya kuri papeteri bakagufotorera icyo cyangombwa waba uri gusaba. Nk'uko mubibona rero tugiye kubikora step by step gusa kugira ngo ubihe umwanya, ubundi bwo ukurikire urebe uko bikorwa nawe uje ubyikorera. Mboneraho no gusaba abantu batakoze subscribe bakore subscribe, ubundi bwo tugende dukurikirana ibiganiro umunsi ku wundi. Turajya kuri fone twemeze ego, noneho nitugera hariya turemezamo akanyenyeri 909 urwego, twemeze dutegereze. Ibi bintu turabikora step by step kugira ngo uwo ari we wese nawe aze abyikorera. Ahangaha tugeze ku irembo, ujye gusa ibi bintu rero bikorwa kuri telefone iyo ari yo yose, yaba smartphone gatushi. Nakoresheje uburyo bworoshye. Ahangaha ufite na smartphone wareba, ubundi hari ubundi buryo wakoresha, nabwo tuzabwiga ikindi gihe. Reka dukoreshe ubwo abantu bose uwo ari we wese yakoresha, yaba ufite gatushi cyangwa smart. Ahangaha 1 mituweli, 2 serivisi za polisi, 2 icyemezo cy'amavuko, 4 icyemezo cy'uko uri ingaragu, gakomeza. None tureka twemeze kuri 3. Ni urugero mbahaye kugira ngo nawe uzabyikorere. Twemeze kuri sendi. By unknown application, ariko nta gucika intege, twari twatinze turongera tubisubiremo. Akanyenyeri 909 urwego, twemeze kuko ni nababwiye turemeza kuri 3 icyemezo cy'amavuko. Twemeze kuri 3 ego, twemeze kuri sendi. Shyire icyemezo cy'amavuko, shyiramo nimero y'indangamuntu ihujwe, ego. Ubwo tujye gushyiramo nimero y'indangamuntu. Reka nshyiremo nimero y'indangamuntu yanjye, ego. Ubundi bwo uko ndi kubigenza nawe ni nako uzabigenza. Niko uzabigenza kugira ngo uzare niba bizakunda. Dutegereze turebe niba birakunda koko. Ngaha ni ukwihangana, network zabaye nkeya. Wowe utarakoze subscribe ngusaba gukora subscribe, like, comment. Urabikora, nubona bikunze, nubona byanze wandike comment, ndabibona ndagufasha, ariko ibintu bigende neza. Ahangaha ndabona network zikomeje kwanga. Ariko iyo byanze urakomeza ukagerageza mpaka ibi bintu bikunze. Nshimira wowe wahaye umwanya ureba iyi video yanjye, ngusaba gukora share kugira ngo n'abandi bayirebe babibone.